nk'ibihumbi 700 ukwezi kumwe nakinnye ukwezi kumwe muri filimi z'abanyarwanda bamubihumbi 700 ahandi naho nkapatana nimba ari seri mpatanye bakampa miliyoni yadufasha perezida wacu dukunda akatwubakira inzu yo gukoreramo sinema mboge mpima 134. Turabasuhuje mwese abakoze subscribe. Iyi ni YouTube channel yacu yitwa Msase Group. Nkuko rero mubizi tubagezaho ibintu bitandukanye. Hari abo twakomeje kubana ndetse ndabashishikariza yuko abantu mutarakora subscribe nyabuneka mukore subscribe. Nge muri kumwe nanjye ni Shafi Astater. Mwankurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye yaba Facebook yaba Twitter ndetse yaba na Instagram. Ndetse ushobora no kunyandikira kuri nimero ya WhatsApp 0788290511. Ahangaha rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa rero turi kumwe n'umuntu kabisa mwakunze cyane ndetse mukomeza no gukurikirana n'umuntu nawe uri kuri hit muri iyi minsi yitwa Fils. Fils, amakuru meza ni meza. Ariko ndabona hagati aho ngaho kabisa ufite akanyogosho nyine kameze neza. Akanyogosho ndabona rwose ari sawa cyane kabisa cyane rwose. None se akanyogosho wabaragakopeye kuri nde wabaragakuye kuri nde? Mbona gakopeye ku muhanzi witwa Tekno wo muri Nigeria. Hari indirimbo ya Tekno wenda waba uzi? Ndazizi ariko ntago nabasha kuzisubiramo. Ntago abasha mbese no kuvuga ngo uri umufana just uri umufana we ukunze nyine kumukurikirana nyine nkuko natwe twese nyine tureba indirimbo cyane rwose. Hanyuma Fils abantu nyine bajya bakubona mu ntuza muri filime bajya bakukurikirana cyane ese ubundi uratwibwira nyine kugira ngo n'abantu bose nyine bakumenye wenda n'abatakuze wenda babe bakumenya nahe mazina yawe bwite atari Fils. Mbese uratubwira uriwe muri makeya mbese buri kimwe cyose nyine tu. Murakoze cyane. Ngiye banyita Mudahigwa Emmanuel amazina yanjye yombi. Hanyuma nkaba abantu benshi cyane banzi ku izina rya Fils. Fils ni izina nkunda gukoresha amafilime menshi. Hakaba hari n'irindi muri filime yitwa Isereri nkunda ica kuri Flash TV kwa 2 no kwa 4. Iryo zina baryita Rutitiba. Baba banyita Rutitiba mba ndi umwana wa Mbata. Uri umwana wa Mbata. Aha. Hanyuma ubwo no kuvanga muri filime zose wakinnye ubwo no kuvanga izina Rutitiba niryo riri kuri hit muri iyi minsi. Rutitiba niryo riri kuri hit muri iyi minsi. Ariko nkaba mfite nyine n'izindi filime nyinshi cyane ndi kugenda nkora. Harimo iyo bita Umugisha yanjye bwite. Hanyuma harimo niyo bita Gakondo series. Ni Umugisha series na Gakondo series. Hanyuma Gakondo series iri kuri channel yitwa Fils TV. Hanyuma Fils wenda ngize amatsiko yo ku izina Fils ubundi ni izina wavukanye cyangwa ni izina wenda watangiye ni izina bakwise wenda nyuma wamaze kuba umwana mutoya wenda umaze kumenya ubwenge? Ni izina Fils ni izina iwacu bampaye kuva ndi uruhinja. Ni papa na mama barinyise ariko ni izina nakunze gukoresha mu mikino yose nagiye nkina, yaba amatheatre yo kuri radio, yaba filimi zigaragara ahantu hose. None Fils wenda hari ibintu nyine abantu benshi nyine bakunze kwibaza ku buryo wenda nyine nk'iyo bakubonye muri filime buri muntu wese nyine bavuga ati icyatwereka uriya muntu cyangwa se iki. Ubundi watangiye gukina filime ryari? Natangiye filime mu mwaka w'2000. Ubu maze imyaka 20 nkina filime. Maze imyaka 20 ukina filime. Ariko se wenda hagati aho ngaho iyo nk'umuntu nyine akurebye ababona uri umuntu mutoya nyine buri muntu wese aragutangara ndetse akakugirira amatsiko.
ni ukuvuga ngo wenda waba ufite imyaka ingahe? mbo navutse 1986, ni ukuvuga muri make mfite imyaka 34 y'amavuko. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ni yawe? Ni yanjye. Gusa abantu bazi yuko ari ukubabeshya, baba bazi ko ari ukubabeshya, ariko nibyo rwose. Nuko ntigeze ngira amahirwe yo kuzana ubwanwa, ariko ubundi iyo myaka ni yanjye nyine, sinsaza, mporana isura yanjye uko nyine y'itoto nk'iy'abana. Ubwo bivuze ngo uri forever young muri makeya cyane rwose. ni ukuvuga ngo kugira ngo usaze ugenda wiyuburura. Cyane rwose. Aha, hanyuma Fisi, filime wenda wambwiye ko nyine watangiye gukina mu myaka ya za 2000. Icyo gihe bundi mutangira gukina sinema byari byifashe gute? Byari byifashe gute muri sinema? Ese yaba ibikoresho, yaba gukina, yaba nabahe bakinnyi mwatangiranye? Ese niyihe filime waba warakinnye yaba yarakongereye cyangwa se yaba yarakugize umusitari buri muntu wese akakumenya ndetse n'abatakuzi bakifuza kuba bakumenya? Ni ukuvuga ngo icyo gihe dutangira filimi zari nyine bitaragenda ngo bikunde rwose, ariko twagiye dukina. Filimi ya mbere igihe nakinnye bayitaga ngo fata umwana wese nk'uwawe. Iyo filimi ikaba yari yashowemo amafaranga, ndumva ari n'Imbuto Foundation. Hanyuma ni filimi yari nziza cyane, nakinnyemo ndi umwana w'umubakire. Hanyuma iyo filimi yaciye kuri televiziyo 3, televiziyo Rwanda. Hanyuma nyuma yaho nibwo naje kumenyana na Kanyombya. Mu kumenyana na Kanyombya aramfasha, turamenyana, duhana amakontakte. Hanyuma nza kujya gukina filimi yiwe. Filimi ya mbere ye nakinnye ni bayitaga Nyirabayazana. Kanyombya bafite abana benshi n'abagore benshi. Hanyuma ya kabiri nakinnye bayitaga Nta Munoza, njya kwiba amandazi ndi kumwe na Kanyombya. Kanyagahe nakubita umugabo ngo yendaga kumfata ku ngufu, ngo kandi ndi umuhungu. Hanyuma ngenda nza gutyo muri sinema gahoro gahoro, nyina filimi bita Twese Turi Bene Kanyarwanda, njya guhiga urukwavu ndi kumwe na Nzovu. Nyina iyo bita Kigali si Kigoma, aho nari shefu w'abajura, ntuburira umusaza amubwira ngo velomoteri yagonganye n'indege, nkamutubura amafaranga agahinduka ibipapuro. Nyina filimi yitwa Inzira Ndende, Kanyombya ari pasiteri. Kanyombya akubita umuntu ufite ubumuga bw'ubugufi Bibiliya mu mutwe. Kanyombya ajya gusengera mu Karujanga. Hanyuma nyina filimi yitwa Icyizere. Nagiye nyina amafilimi menshi cyane. Nyina iyo bita Ndi Umukristu, twakinanye njye na Ngenzi turi abazimu. Nyina iyo ni nyinshi cyane, mbese sinazivamo. Ni filimi nyinshi cyane. Ubu ngubu maze gukina filimi ngiye ntabara. Hanyuma nimba nta kindi kibazo wambajije ntaba nibagiwe ngo mpite nyigusubiza. Ibibazo byose nakubajije wabisubije neza, ahubwo wenda icyo ngira ngo wenda urabona buryo umuntu agiye gutangira urugendo, ahanini burya akenshi akunda guhura n'imbogamizi nyinshi, akunda guhura n'ibizazane byinshi. Ese utangira urugendo rwo gukina filime, ni iyihe mbogamizi wahuye nayo? Ese nyuma y'imbogamizi ni ikihe kintu filime wenda yaba yarakugejejeho ukavuga ati wenda byaramenyekanishije ku buryo wenda byatuma, kuko hari abantu benshi bakina filime ariko ugasanga nyuma yaho wenda abonye akandi kazi yabivuyemo, cyangwa se wenda abonye amahirwe yo kujya hanze ntabikomeze. None weho ni iki kintu cyatumye ubikomeza, mbese ukumva urashikamye? Ese muri make ni nyuma nyine wenda y'imbogamizi wenda waba warahuye nazo, wenda uri butubwire, uratubwira nyine n'ibyo filime nyine yakugejejeho bituma nyine wumva nyine ukunze gukina filime nyine nka passion yawe cyangwa se kariyeri yawe. Icyambere buriya gukina filime n'abantu bose baba bashaka gukina filime, ikintu ngiye nabashishikariza ni iki? Nabashishikariza yuko banza bakabyiyumvamo. Uko njya gukina filimi, ubundi njye natangiye gukina filimi bwa mbere na mbere
we nari naratangira gukina filime ariko ngiye nari nasengeraga mu bapadi ariya muri kiliziya Gatulika ya Kacyiru, hanyuma nabanye n'abapadiri cyane ku buryo ibintu byose by'iminsi mikuru byabaga kwa padiri. Ninjye wateguraga ibintu bijyanye na sinema cyangwa komedi. Ubwo rero ni ibintu nabanje kwiyumvamo kuva nkiri umwana, nkumva nyine ndabishaka cyane, ariko kubera ko biriya byo kuri televiziyo icyo gihe hari hakiri ba Kanyombya ari bo bonyine bari gukina mu gihugu, abandi bataraza. Ubwo nkagenda nkategura umunsi mukuru wo gukina utwo tuntu tw'udukomedi. Hari aho ngiye nakinaga ndi umupolisi, nkakora imbunda zo munsi na bya binuza bimwe babagira ewana. Ubwo ndabanza ngewe niha icyizere n'urukundo rwo gukunda sinema, kuko ngewe ubu ngubu buryo nakubwira nkundamo sinema ntago wabwemera. Nge nkunda sinema ku buryo ntakemera ko ngiye nabona sinema ijya hasi ngo numve nishimye, cyangwa nabona umuntu avuga nabi sinema ngo numve nishimye. Ubwo rero ngiye nabanje kubiha urukundo muri nge, ndabyizera muri nge. None icya kabiri cyanshimishije nuko filimi ya kabiri, iya mbere nakinnye, filimi ya mbere nakinnye nta mafaranga bampaye pe. Filimi ya mbere nakinnye nta mafaranga bampaye. Filimi ya kabiri nakinnye ariyo ya Kanyombya, bahise bampa 40,000 ku munsi, kandi icyo gihe ni kera cyane. Bampaye 40,000, numva mbese mbaye nkaho isari yanjye, uko nari nkiri umwana. Numva nyine ibintu by'amafaranga ntaza kuyabona. Ubwo icyo gihe hari nko muhe mwaka baguhaye amafaranga 40,000? Muri za 2007 2008 bampa amafaranga, numva ndishimye umunsi wa mbere. Kandi uwo mugabo nyiri iyo filimi nyine yari ya Kanyombya, ariko Kanyombya yihagarariye ari yundi mugabo, ariyo yiyo ngiyo nakubwiye. Kanyombya bafite abana benshi n'abagore benshi, yari umugabo w'umunyagitarama. Uwo mugabo ku munsi umwe yampembye 40,000, umunsi ukurikiyeho bampemba 40, umunsi ukurikiyeho bampemba 40, umunsi ukurikiyeho bampemba 40. Noneho umunsi oya ndumva twarakinnye iminsi ine, ariko umunsi wa kane ntago bampemba 40 kuko yanshyira n'amafaranga y'agashimwe kuko nakinnye neza muri iyo filimi. Anyongeraho 40,000 n'ubundi 80,000. Urumva mu by'ukuri nahise mbonamo amafaranga menshi, mitangira n'icyizere cy'uko sinema usibye no kuyikina gusa wenda wishima cyangwa se uyikunze yanagera ahantu ikugeza. Ubwo rero icyo gihe nibwo nahise ngira gute, nahise mbijyamo noneho byeruye bya nyabyo. Ndavuga ati bya nyabyo ngomba gushaka inoza, ngomba kujya ngenda mu mafilimi yose. Ubwo rero nibwo nahise nkomeza mu yandi mafilimi. Hari indi filimi nakinnye nyine ariyo yiyo nakubwiye, yitwa ngo Twese Tubene Kanyarwanda, ariko nyine nyijyamo Kanyombya atabishaka. Ewana mbese ararakara nyine, ariko bari bampaye amafaranga menshi, bampaye 140. Ndavuga ati rero amafaranga nge sinayanga ngo no kubera Kanyombya nubwo yanzamuye, kuko kuri nta munoza nahise mba umusitari. Filimi nta munoza ni ya indi nagiye kwiba amandazi ndi kumwe na Kanyombya, ndi kunywa amata menshi cyane, amyimenaho ku mupira, nshyira amandazi mu mufuka n'amasambusa. Kanyombya ambwira ngo leta ringiniri yaye ngo irindi ingomere zirindi ngo irindi giriri hehe mbo. Ubwo ndavuga ati jya amafaranga ntago nayanga, kuko Kanyombya nanabimubwiyeho, ariko arambwira ngo ngiye ngo ndeke aba ari we wivuganira nabo. Kandi nari mfite inyota yo kugira gute gukina filimi nyinshi pe, nubwo iyo nta munoza yarangiza umusitari, ariko ntago byari kumbuza kujya kugira gute kujya gukina ya filimi yindi ngo mbone amafaranga. Kuko ubundi kubona izina ariko ukabura amafaranga nta kintu bimaze, no kubona amafaranga ariko ukabura izina nabyo nta kintu bimaze. Ibyiza nuko byombi wabibona. Ngero nifuzaga kubona byombi. Ubwo rero nagiye nkina gutyo, ngenda mbona umusaruro. Mu by'ukuri wambaje ati byaba byarakugejeje kuki?
naguzemo inzu, mfitemo ibibanza 2 hariya i Gasanze, naguzemo imodokari ndayikodesha, usibye ko imodokari yaje kugira yakubereye inyatsi rwose ikagira inka, yambereye inyatsi iyo modoka, mbona nyine wapi nta kigenda ndayigurisha. Ariko filimi zangije kuri byinshi, amafaranga mfite, izina ndiryo, icyo ndicyo niyo yabingejejeho, usibye ko nyine Nyagasani ariwe nawe wamfashije, atari bya bindi abantu bajya gushaka ubusitari mu bapfumu. Buriya ubusitari Imana yakwihereye butandukanye n'ubusitari bwo mu bapfumu, kuko ubusitari bwo mu bapfumu nimba umupfumu yaguhaye wenda imyaka 2, ya myaka 2 nirangira ubusitari bwawe buzazima. Niyo mpamvu rero kubera ko ngiye ubusitari bwanjye ari ubwa Nyagasani, ndacyariho ndahumeka, ndacyakomeje, mitamanuka nimanukira. uti wimanukira. Hanyuma Fisi, wenda abantu nyine benshi bakuzi muri filme, wenda ku kijyanye n'imyemerere, wenda wambwiye ati nasengeye kwa padiri, ariko nyine urabona wenda nk'abantu bari kutureba, abantu baduhanze amaso nyine bari kureba kuri iyi channel yacu ya Musase, urabona nyine bari kubona akantu mu gahanga, kandi ako kantu kari mu gahanga burya bakazi ku bantu b'abasilamu. None se ibintu by'ubusilamu wewe wabyinjiyemo ute? Nyine ko wambwiraga ko mbere wasengeraga nyine mu bakatolika, nyine wasengera kwa padiri. Urabona ubundi iyo umuntu akiri umwana, na wenda bambabariye simvuze ijambo ribi, ariko navuga ko abameze nyine nk'injiji, sibyo niko nabivuga. Ntago nyine aba yakitekerezaho cyangwa se yari yabona uburenganzira bwe. Ngiye rero nyimara gukura, kuko ngiye nashatse kuva mu banyagatulika, aho papa sinuza kiliziya ya papa na mama na banyogokuru bacu na basogokuru niyo, ariko mitavuga ati wapi jewe wapi birasi mbishaka. Hanyuma mitavuga ati jewe ngomba kwibera umuhamya wa Yehova. Hanyuma mu kujya kuba umuhamya wa Yehova, ariko kuko nari nkibi wacu, papa ngendaho byadanje. Papa ngenze wanambwira ngo sinshaka kuba umuhamya wa Yehova. Ndavuga okay, nimba udashaka kuba umuhamya wa Yehova, reka nkuvire mu nzu yawe. Mitamva mu nzu ye. Mvuye mu nzu ye, mitanjya gukodesha Kanombe. Mitanjya muri geto. Ngeze muri geto urumva ubwo narisanzuraga. Ewana icyo gihe nasengeraga mu bahamya ba Yehova, naravuye muri Gatulika. Ubwo nyine papa nyine n'ubundi yaranziraga byadanye ngo nagiye mu bahamya ba Yehova ngo n'ibiki ngo nye ngumayo. Ubwo nyine nanjye ndareba ndavuga ati okay, mfite inshuti nyinshi cyane zanjye z'abasilamu, kandi ikindi mbona abasilamu bampa naryo babyita gutera mbese fikira oya nyine mbona abasilamu nyine abo tuziranye bose ari abana beza, urumva nkababona ibintu byiza, avuga ati okay, gere ko reka nigire muri Islam. Nta muntu wanjyanye, nta wankuruye akaboko. Niyo mpamvu buriya nujya mu kintu kubera undi muntu, cyangwa ukajya mu kintu kubera inyungu ukurikiyeyo, cyangwa utagikunze, uzavamo vuba tu. Ariko ngewe nagiye nta muntu unjyanye, ndijyana. Byatumye rero biramfasha, ngenda mfata moto ndagenda ntora shahadu, nibera umusilamu. Ubu ngubu nitwa Mudahigwa Fazili. Mudahigwa Emmanuel Fazili. Oya Mudahigwa Emmanuel ni izina nyine, ubundi Mudahigwa Emmanuel riracyari kundangamuntu, ariko mu by'ukuri ngewe indangamuntu nibanyemerera guhindura, nzashyiraho Mudahigwa Fazili, kuko Emmanuel bivuga ngo Emmanuel nyine Imana turi kumwe, sindumva ariko bivuga, sibyo? Kandi Yesu si Imana, kuko Yesu niyo bitiriye iryo zina. Mu myemerere y'abandi bantu b'abanyagatulika cyangwa n'abandi bantu, Yesu wenda ni Imana, ni umwana w'Imana nk'uko babishaka. Noneho mu myemerere yacu nk'abasilamu, Yesu ni intumwa y'Imana, ntago Yesu ari Imana. Ubwo rero nanjye mu myemerere yanjye, Yesu
ni intumwa y'Imana, ntabwo ari umwana w'Imana. none hanyuma Fisi, tujya tubona muri sinema batanga ibihembo, hari ibyo bajya batanga bita ngo Rwanda Movie Award n'ibindi bitandukanye. Hanyuma muri sinema umaze gufata ibihembo bingahe? Ese nayahe mafaranga nyine kuva watangira kariyeri yo gukina sinema, nayahe mafaranga waba warafashe kabisa none ukavuga ati aya niyo mafaranga, ukavuga ati none ukumva ko nyine umuntu wari wese wagenda ukamugurira akantu, cyangwa se nyine ukumva ko nawe nyine wagafasha uri mu bakire bari muri Kigali? Ni ukuvuga ngo amafaranga bampaye muri sinema menshi. Ubundi ngewe amafaranga nabonye muri filime menshi nayo navanye muri filime za genocide nakinnye, kuko ayo mafaranga nakinaga ku munsi umwe bakampa 70,000. Niyo mafaranga nabonye kuko nakinnye amezi 6. Hanyuma andi mafaranga navuga muri sinema nyarwanda, atari ya sinema yindi y'abazungu twakinishwaga n'abazungu. Amafaranga navuga nabonyemo menshi nk'ibihumbi 700. Ukwezi kumwe nakinnye ukwezi kumwe muri filimi z'abanyarwanda ibihumbi 700. Ahandi naho nkapatana, nimba ari seri mpatanye bakampa miliyoni, nangwa se gutyo nyine bitewe n'amafaranga twavuganye. Hanyuma ku kijyanye na award mu Rwanda, si ukukubeshya, twese si twakoze, twarakoze. Njye ndi mu bantu ba mbere mu Rwanda bakinnye filime nyinshi kandi nzikina neza. Kubera iki? Kubera ko njye nagiye mu mahugurwa, narahuguwe kandi mpugurwa kera. N'ubu ngubu ndongera njya guhugurirwa kuri stade amezi 3. Noneho usibye n'ibyo, ngiye nkagira impano yanjye mbamo muri njye, nkagira no gukunda sinema, aribyo bya bindi nakubwiye. Nago rero ngewe wenda banyihanganira abantu bakuriye sinema mu Rwanda, mpora mbivuga, n'ejo bundi nabivuze ndi gukorana ikiganiro na Ngenzi. Nago bari babitekerezaho neza uburyo bagomba kugira gute kureka kubera kuko muri sinema nk'ubu ngubu nakubeshya harimo ibintu by'utuzu, sibyo? Nge nzambivuga kuko sindya ruswa, urumva? Sindya ruswa, nta wamfunga, nta n'uwanyica, nta n'uwo nsenga, nta n'uwo ndyama mu zuru rye, nta n'uwangendaho. Nge nzambivuga mbibabwire, sibyo? Mbibwire n'abanyarwanda babimenye. Muri sinema harimo akazu, kuko ntago wambwira ko Seburikoko, Siperansiya, Nike, Bandimbati n'abandi bo hirya no hino, cyangwa se bakadogo bo muri Seburikoko cyangwa ba Kibonge, ntago wambwira ko abantu bari abantu aribo bahora babona ibihembo bonyine. Oya, ntago ari uko aribo bazi gukora, twese tuzi gukora, twese tuba twakoze. Mbese Rocky akunda kuvuga ngo, akunda kubyita ngo tuba twateguye, urumva? Tuba twateguye. Ngewe filimi nyikora nk'umwuga, kuko nta kandi kazi ngira nkora kanyuma ya filimi, usibye wenda ubukomisiyoneri rimwe na rimwe, kuko ubundi sinya nkunda kuvuga ngo tuzi. Ariko iyo ntari muri sinema nibwo njya muri biriya staff by'ubukomisiyoneri. Ariko wumve ko sinema nicyo kintu cya mbere nkora iminsi yose, kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Ubwo muri make iminsi 7 mba ndi gukina filime. Iyo ntagiye gukina filime wenda nabonye nk'akaruhuko batamamagaye, nibwo nduhuka nkumva, nkafata amafu ndimwo mu rugo, nkumva nyine ndaruhutse. Ariko ubundi ku bintu bijyanye n'ibihembo, leta yacu y'u Rwanda ibanze ibirebe neza, kuko baratwiba.